impano basa barayigurisha. Kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe umukene ku nshuro yawo ya 7 kuva mu mwaka wa 2017 washyirwaho na nyir'ubutungane Papa Francisco mu rwego rwa Diocese Gatolika ya Byumba, wizihirijwe muri Paruwasi ya Mimuri, aho waranzwe no gusangira n'abakene ndetse no kwemera abakene 25 batoranyijwe bahabwa amatungo yo korora n'ibiribwa byo kubatunga mu gihe gito. Uyu munsi kandi wanitabiriwe n'inzego zitandukanye za Kiliziya zirimo na Caritas ndetse n'inzego za leta. Padiri mukuru wa Paruwasi ya Mimuri Rengana Bisisi yavuze ko ufashije umukene abagize amahirwe yo guhura na Yezu, kandi ko umukene akeneye ubufasha bwose bushoboka kugira ngo agire imibereho myiza. Umukene twavuga ko ari umuntu ufite ibyo abura kandi by'ingenzi nkenerwa mu buzima bwa buri munsi, cyangwa se akaba abifite ku buryo budahagije, ku buryo ubona ko akeneye yuko abandi bamutera inkunga kugira ngo abashe kugira imibereho myiza. Ko rero uko yafashwa, twese nk'umuryango Kiliziya twumva ko ari inshingano zacu. Iyo twita ku mukene, niyo twita ku batishoboye, tuba tuzi ko ari Yezu Kristo ubwe tugize amahirwe yo guhura nawe, guhura na Nyagasani Yezu Kristo ukagira icyo mukorera mu bikorwa byiza bishoboka by'impuhwe. Ikintu bakeneye mbere na mbere icyo twita mu rurimi rw'icyongereza counseling, kuba umuntu yabagira inama, mbese no kubona umuntu bumva. Burya umukene ntabwo akeneye mbere na mbere bya bintu bifatika by'imfashanyo, ahubwo hari n'ubukeneye nyine ko agaragarizwa yuko hari abamwitayeho, ntitumuha akato, ntiyibone nk'aho sosiyete yamutereranye. Umukozi wa Caritas ya Diocese ya Byumba mu ishami ryayo ry'ubutabazi Senzoga Jean Baptista yavuze ko kwizihiza uyu munsi ari ikimenyetso cy'urukundo bafitiye abakene, kandi ko bifuza ko batera intambwe ikomeye mu kubyaza umusaruro ibyo bakora kugira ngo imibereho yabo izarusheho kuba myiza. Twaje muri iyi paruwasi kugira ngo twifatanye n'abakristu bo muri iyi paruwasi ya Mimuri ku rwego rwa Diocese, kugira ngo turusheho kwereka abakene ko mu butumwa bwacu bwa buri munsi tubazirikana, kandi ko twifuza ko bagira aho bava n'aho bagera mu ntambwe y'iterambere. Turabafasha ariko tukanabashishikariza kwifasha, twabazana inkunga zitandukanye zirimo ibiribwa, tunabahaye amatungo magufi kugira ngo babashe kubona ifumbire, bityo bateze ubuhinzi bwabo imbere, bazongera umusaruro mu byo bakora kugira ngo babashe kuva mu bukene, babashe kugera rwo gukora imirimo ibafasha kwiteza imbere, bityo imibereho yabo izarushaho kuba myiza mu minsi iri imbere. Madame Yadukunze Letizia, Presidente wa Caritas Mimuri, yagarutse ku bikorwa basanzwe bakora, anakomeza kandi ku cyagendewe mu guhitamo abahawe amatungo n'ibiribwa 25 muri paruwasi yose. Caritas ya paruwasi ya Mimuri twita ku bakene ku buryo butandukanye, dutanga ibiribwa, dutanga kandi amafaranga y'ishuri ku banyeshuri ndetse n'ibikoresho, tugasanira abantu amazu, dutanga n'isakaro ku barikeneye, n'ibindi bikorwa bitandukanye birimo nko kuba twakohereza abantu bakajya kuhingira umuntu cyangwa se kumubagarira mu gihe yaba yarahuye n'uburwayi ntabashe kubyikorera. Twagendeye ku cyo twita impuzamiryango remezo cyangwa se impanga. Icyo twita impuzamiryango remezo cyangwa impanga kigizwe n'imiryango remezo nk'itatu cyangwa ine. Twari twarebye n'ubundi ababaye kurusha abandi, ariko kandi twanarebye abantu bashobora korora itungo, kuko ntabwo rero twari gutora nk'umuntu w'umukecuru wibana wenyine kandi atazashobora kuryorora. Twarebaga n'umuntu wabishobora ku buryo byazamufasha kwiteza imbere akikura mu bukene. Kurundi rwo bahawe amatungo n'ibiribwa, ibyishimo byari byasaza imitima yabo. Bavuze ko amatungo bahawe agiye kubakura mu bukene kandi nabo bakoroza abandi. Kabyakiriye twishimye kandi bivuye ku rukundo rwa Yezu Kristo. Twishimiye amatungo, twishimiye igaburo, turishimye rwose. Yamaye ihene, yamaye ibishyimbo, yamaye agahunga, yamaye umuceri. Impano basa barayigurisha. Umva turiteguye rwose, tugiye korora neza, tuzaduha agafumbire, tuzafumbira umurima, ziragwa zikatwubakira, twakorora tukabyaza inka. Ihene bampaye iramutse imiriye ikamira, ntazayibyaza umusaruro nkaha n'abandi. Ibiribwa n'amatungo byose hamwe byatanzwe byatwaye amafaranga asaga miliyoni 1,432,500 y'u Rwanda. Harimo uruhare rwa Diocese n'urw'iyi paruwasi ya Mimuri. Kwizihiza uyu munsi mpuzamahanga w'umukene ku nshuro yawo ya 7 ukaba wari ufite insanganyamatsiko igira iti ntihazagira umukene n'umwe wirengagiza. Pascal Habineza, Radio Maria Rwanda, Diocese ya Byumba, muri paruwasi ya Mimuri.